yanditse mu gitabo kizahishuwe igice cya 5 uriya murongo wa 6. Yahishuwe ibice 5 umurongo wa 6 turagera kuri uriya wa 10. Yego. Nuko mbona hagati ya yantebe na bya bizima bine no hagati y'abakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe afite amahembe 7 n'amaso 7 ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kuyicaye kuri ya ntebe. Amaze kwenda cya gitabo bya bizima bine n'abakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu ariyo masengesho y'abera. Nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana bo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Amen. Amen, amen. Imana ishimwe cyane kuko tubonye uyu mwanya kandi wo kugira ngo tuganire. Duherukana kuganira iki gitabo umwaka ushize, ndagira ngo kandi nabagiye ko igihe cyose nzabona umwanya ari aya magambo tuzakomeza. Twahize iki gitabo uhereye ku gice cya mbere, tureba amahirwe agera kuri 7 ari muri iki gitabo. Dusanga inshuro 9 iki gitabo kivuga ko Imana ari ishobora byose. Tureba ubwiza Yohana yabonye kuri Kristo, ishusho zitandukanye zigera ku 10 yari kwamureba. Tureba ya matorero 7 wera ku gice cya 2 n'icya 3: Efeso, Smurna, Pergam, Tuatira, Sardi, Philadelphia na Laodikia. Kandi twagiye twerekana ukuntu ari ibihe 7 abantu banyuramo cyangwa se barimo. Tugereza ku itorero rya nyuma rya Laodikia. Twasoje ku gice cya 4 n'icya 5, aha itorero rizamuka. Hariya ku gice cya 4 umurongo wa mbere aho ryavuye ngo zamuka uze hano. Hariya kuzamuka sasa ku itorero rizaba rizamutse ryagiye hejuru. Igice cya 5 kiraza kuzana kwerekana gucungurwa. Cyerekane gucungurwa. Hariya niho marayika aza kubaririza ngo ninde ukwiriye kumena kiriya gitabo no kwerekana ibintu byose. Nashatse kuko uyu munsi tuganira iki gice cyane cya 6, aho tuza kumena kiriya gitabo, tukamena biriya bimenyetso 6. Imana nidufasha ejo tukazareba igice cya 7, sinzi cya 8 n'icya 9 ko tuzagishobora kukigeraho, ariko uko nzajya mbona umwanya nibyo nateguye, kuko tuganira n'abantu bari ku isi yose. Ndashaka kuko twiga tukamenya ibi bihe kugira ngo tubashe kumva neza. Uriya murongo wavuze ngo usa n'umwana w'intama watambwe. Wacu yagiye abivugaho cyane kuko twegereje n'igihe cya Pasika, ariko umwanya ni mutoya ntitwabivugaho cyane. Iriya ndirimbo nashatse ko tuvugaho gatoya. N'indirimbo yo gucungurwa azaba ari nshya, kuko ubuhanuzi buvuga ngo muririmbire indirimbo nshya, mucurangishe inanga ubwenge, muyivugishe ijwi rirenga. Kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye, niyo shimwe ry'Imana. Benshi bazabireba batinye biringira Uwiteka. Iyi ndirimbo izaririmbwa cyane n'abahawe rya zina rishya twavuze hariya kuri 2:17. Aho Yohana yavuze ngo unesha nzamuha kuri manu yahishwe. Ibuye ryera ryanditswe
byanditsweho izina rishya Yego. iryo rizamenywa n'umuntu gusa warihawe. Abo nibo bazinjira mu kwizera Yerusalemu nshya. Unesha nzamugira inkingi. Kiriya gice cya 3 umurongo wa 12. Nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye kandi ndazasohoka ukundi. Bibiliya iratwereka ngo nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanje, iryo rurembo rw'Imana yanje, ariko Yerusalemu nshya imanuka ivuye mu ijuru. Amen. Rero uko kwitegereza kumena biriya bimenyetso cyane cyane hariya cya 7 hayitategura no kuvuza impanda 7 n'inzanja 7 zizakurikiraho. Ibyo bizagenda bikurikirana. Urumva hano tuzarebera hamwe muri iyi minsi yombi ibyago 21. Yego. Ibimenyetso hariya ni 7, impanda 7, inzanja 7. Ibyo byose ni ibintu biteye ubwoba. Hariya dusomye kuri uriya murongo wa 11. Ndareba numva ijwi ry'abamarayika bagose ya ntebe na bya bizima n'ababakuru. Umubare wabo ngo wari miliyari n'imiliyari, uduhumbi n'uduhumbagiza bavuga ijwi rirenga bati mwana w'intama niwe ukwiriye guhabwa ibintu 7: ubutware, ubutunzi, ubwenge, imbaraga, guhimbazwa, icubahiro n'ishimwe. Isi imaze imyaka 2000 bisaga Kristo aje mu isi aherekejwe na konseri ikomeye cyane yabereye i Bethlehem nk'uko tubizi. Rero aha abamarayika bavuye mu ijuru bazitabira iki gitaramo gikomeye cyane. Imana bati cubahiro kibi cy'Imana mu ijuru, amahoro abe mu isi mu b'Imana yishimira. Amen. Ibi nimba byarabaye, nimutekereze, nimba byarabaye ijuru rigaherekeza Yesu mu gitaramo, yaraje mu isi kumara igihe gitakazamuka. Mutekereza ko ntibazarushaho gufatikanya n'ababakuru 24 na bya bizima 4 n'ababera uduhumbi n'uduhumbagiza bamanutse mu butsinzi. Amen. Kwima ingoma umwana w'intama watambwe. Haleluya. Bavuze hariya ngo akwiriye amashimwe, icyubahiro, ubutware, mbega igitaramo kidasanzwe. Amen, amen, amen. Rero reka tumene sasa ibi bimenyetso 6 kugira ngo tutaza gutinda, ariko nagize gusa ngo nshigikire biriya gihe turimo umwana w'intama watambwe isi itararema. Ntabwo Yesu Kristo yatambwe kuri Pasika. Oya, ibyahishuwe biravuga ngo mwana wa kondoo aliyechinjwa kabla ya misingi ya ulimwengu. Amen, amen. Imana, umugambi w'Imana Yesu yatambwe isi itararema. Biriya kwari umushira mu bikorwa. Nguyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yohana yaramubonye igice cya 1 umurongo wa 29. Aravuga ngo dore umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Amen. Yatambwe kera cyane. Reka turebe sasa iri bice cya 6 ukuntu marayika atwereka hano Yohana yavuze ibyo yarabwiwe agiye kumena biriya bimenyetso. Hariya rero ku gice cya 4 n'icya 5 kirasa naho tuvuye mu ijuru tumanutse hano ku isi. Ubwo Yohana yabonye mu ijuru buhabanye n'ibiri kubera ku isi, aho ubuzima bwari bwahindutse gukiranirwa, gukora ku mugaragaro k'umwuka gukora k'umwuka wera wabuzaga abantu, wabuzaga ito wibwiraga umuntu Satani yashakaga gukora, ariko umwuka wera akamubuza, azaba yavuye ku isi. Hariya yazamutse nk'uko twabivuze ku gice cya 4. Noneho hano hasigaye abantu gusa, kuko byabaye muri cya gihe cy'ibihano cyo muri Egiputa mu byibukeho hariya muri Kuva, abantu bazakabya kwinangira. Itorero nimubona rivuye ku isi, itorero ririhaguruka mu isi, isi izinangira
uburyo nta muntu uzavura, nta muntu uzababwira ngo bumva bazaba barasigaye. Nirwo ruzaro antikristo azaba yarigaruriye, abantu bazasigara ku isi. Imana izababaza ibyaha bagotomeye muri icyo gihe cy'umwijima. Azaba ari igihe giteye ubwoba, itorero none rirasuzuguritse n'ibyitabwaho, ariko niryo muco w'isi, ni nawe muntu w'isi nk'uko Yesu yavuze. Niryo rituma ikijavu kitagaragara, ariko umunsi rizahaguruka ubusharirwe, uburibwe, ubukana bwose buzagaragara, kuko ijambo ry'Imana rivuga. Ushobora kuvuga ngo iki gice cya 6 injamake yacu, kuko twabonye inzandiko z'amatorero 7 hariya nazivuze, twazigagiye tuzigabanyamo ibice, ariko reka nihute noneho turebe n'iki cyerekana hano. Umurongo wa mbere kugeza ku wa 8 arerekana kugongana gukomeye hagati y'ibibi n'ibyiza, urugamba rutazacika igitsure cy'umwami Nyiringabo. Aha noneho Imana igiye guhangana kumugaragara, ibibi bigiye kwitugatuga, ariko turaza kureba iherezo ryabo. Mu gufungura ibi bimenyetso 3 bikurikira birerekana uko bazaba hameze mu ijuru. Hari amasengesho y'abaciwe ibihanga, uburakari bw'umwana w'intama, guceceka nk'igice cy'isaha. Ibibazo bizisukiranya ku isi, bizatera ubwoba bwinshi abantu bari ku isi cyane, ari byo burakari bw'umwana w'intama buzaba bwaje. Iyo urebye gatoya nk'ugereranya igice cya 6 n'igice cya 24 cya Matayo, ibi birasa naho Yohana yariko yuzuza bya bindi Yesu yavuze kuri 24. Kuko yavuze kuri 24 umurongo wa 5 ubuyobe, ni ku murongo wa mbere n'uwa kabiri w'iki gice cya 6. Icya kabiri ni intambara, icya 3 ni inzara, icya 4 ni urupfu, icya 5 ni abazacibwa ibihanga aribo twita ba martiri. Noneho hakurikireho guhungabanya ibidukikije, aricyo kimenyetso cya 6. Aha rero niho nagize ngo tuze kuganira cyane, twungurane turebe n'ibiki bizaba. Iyi ni imiburo ijambo ry'Imana rishaka ngo tumenye. Imigani igice cya mbere 23 haravuga ngo nimuhugukire, nimwumve imiburo y'iri jambo. Biteye ubwoba abantu batazaja mu ijuru, batazura impanda y'Imana, batazazamuka, bazahura n'agatitiba mukuru w'ishyano. Tugiye kuvuga ibintu 6 biteye ubwoba bizababaho abantu batazaja mu ijuru. Umurongo wa mbere igice cya 6, mbona umwana w'intama amena kimwe muri bya bimenyetso 7 bifatanije cya gitabo. Numva kimwe muri bya bizima 4 kivuga ijwi nk'iby'inkuba kiti, ngwino. Uyu ni umunsi wo guhora kw'Imana uzabanzirizwa no guhinda kw'inkuba. Yohana yumvisijwe iryo jwi ngo rihinda, ngo ribwira ya farasi y'umweru ngo ngwino. Ni ngaho Kristo yahaye ububasha ya farasi ya mbere, arabwira ngo shira mu bikorwa ibyo witeguriye gukora. Babona kuko ya farasi y'umweru babona yicayeho, yari afite umuheto ngo ihabwe ikamba, nuko agenda anesha kandi ngo ahora anesha. Aha ngaha ntabwo ari Kristo uyu ntabwo ari Kristo wicaye ahubwo ni Satani. Iyi farasi yera isobanura ubuyobe bwa Satani mu isi yose. Ibyanditswe byera tugenda dusanga ko kwera ari ukw'Imana, ariko mwibuke ko na Satani yihindura nk'umumarayika w'umuco, yihindura nk'uwera mu gihe agenda ashukashuka abantu. Gushukashuka no gushukana kwa Satani niyo ntwaro azakoresha ya mbere, kuko ahora yigana iby'Imana. Mu gihe Satani azaba yimye ku isi, hazaba ubutatu bwa Satani. Yibutse kuko umushumba wacu mukuru waruhutse Reverend Daudi Mutange yazaga atubwira ubu butatu cyane, akerekana ubutatu bwa Satani bwigana ubutatu bw'Imana. Satani se w'ibinyoma byose,
azinjira mu mwana wo kurimbuka, umwuka w'ubuyobe uzayobya benshi mu bitangaza by'ibinyoma, nk'uko twavuze hariya Matayo 24 umurongo wa 4 n'uwa 5. iryo shyirahamwe ry'ubuyobe n'ubushukanyi bwa Satani rizagonga urukuta mu gihe Satani azajugunywa ku isi. Ibyahishuwe 12 uriya murongo wa 12 urabisobanura. Kandi azaba azi ngo ko afite igihe gito, igihe kigufi cyane cyo gukora. Ibyanditswe bivuga ko imikorere yiwe ikomeye izashobera abantu, izayobya abantu bose. Satani azabesha abantu amahoro, azabashitsa mu kwakira antikristo. Urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo 2 umurongo wa 4. Azaba ageze aho yishiriraho aye mategeko atandukanye n'ay'umwana w'Imana, akore nk'umwami w'amahoro, mu buryo bamwe bazamwemera ko ari we Kristo. Ndatumye Yesu avuga ngo niba babwira ngo araha ntimukabyemere, niba babwira ngo araha ntimukabyemere. Ukuvuga ngo azazana ishusho. Uriya murongo wa 2 wavuze ngo ihabwa ikamba, kandi ihabwa kunesha, kandi ngo ahoranesha. Yahawe ububasha. Uyu wicaye ku ifarasi yera afite umuheto, agenda atsinda kandi anesha. Kuko umwana w'intama yamuhaye kugenda anesha, uwo muheto uzaba ufite imyambi izajya igera ku mpera y'isi yose. Uwo muheto n'uyoboye urugamba. Yaragiseze Zaburi ya 11 umurongo wa 2 aravuga kuko ababi bafoye umuheto, umuheto warawujishuye rwose. Imyambi y'ijambo ryawe niyo muvumo wavumishije imiryango. Ubu nyine umubi ari we Satani afoye umuheto, ararasa mu gicucu, atari ukuzana intambara gusa, ahubwo afite ububasha ku bantu benshi. Bazakora ibiyobyabwongo. Hari abantu bakunda kuvuga ngo ni ibiyobyabwenge, ariko birayobya n'ubwongo bw'abantu n'imitima myiza. Yesu yaravuze ngo hazageraho nayiyoba imitima myiza. Abantu bamenye Imana bakayoboka Imana nabo bayobe. Pawulo arabivuga hariya, atangaho inama, aravuga ngo ubuhenzi bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo cyatumye Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo batizeye by'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bakizweho iteka. Ubuyobe deja bwaratangiye gukora, nubwo itorero ritarazamurwa, none murabizi ko ubuyobe buhari. Abantu ko barava mu byizerwa benshi kuruta binjira. Abasohoka mu nzu y'Imana nibo benshi kuruta binjira. Mujye mubyumva kandi mubihagurukire. Ni gute abasohoka baba benshi aho kwinjiza benshi? Abagwa, abananirwa. Numvise mzutse mu rukerera saa 10, nasanze hari umubyeyi wawe usengera imiryango. Ngira ubwoba ngo Mana we, imiryango irasenyutse Mana we, ko turubaka, ko turashingira, ariko isenyuka iraruta iriko yubaka. Ibyo buyobe n'ubugome bw'umwanzi ahaye akora, kandi itorero rikiri ku isi, kuko amayoberane n'ubu yatangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza akuweho. Icyo nicyo kimenyetso cya mbere ni ubuyobe. Mufate gutyo, mwirinde ubuyobe, muhagarare mu byanditswe byera. Pawulo abwira Timoteyo ajya gusezera, yaramubwiye ngo narize ukwizera, nahagaze mu ijambo ry'Imana, narize ibyo kwizera. Umukirisitu akwiriye guhagarara mu ijambo ry'Imana, agatunga Bibiliya, Bibiliya ikamutunga, akajya yisoma ku manywa na nijoro. Usubire mu byanditswe byera. Reka dukingure ikimenyetso cya 2. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya 2, numva cya kizima cya 2 kivuga kiti ngwino. Nuko haza indi farasi itukura,
iyi ngiyi iraza niki? Iraza kumena amaraso. Imbarati ya kabiri izaza gukura amahoro ku isi kugira ngo abantu bicane, kandi ngo ihabwa n'inkota ndende. Mu gihe cy'iki kimenyetso cya mbere isi yari ifite amahoro agerwa ku mashi, ariko icya kabiri icyo kizaba gikuraho abantu bicane, imivu y'amaraso itemba. ubu kubivuga mu isi ya none murabyumva kurusha uko mbivuga, ariko ntimukajye mureba gusa ibi ngibi ngo mubirebere Murenge cyangwa Kongo cyangwa mu Rwanda, murebe isi yose. Bibiliya yanditse isi yose. Murebe intambara zimaze imyaka hariya wa kabiri hariya muri Gaza, murebe hariya intambara uko zimeze muri Ukraine, murebe intambara ziri muri Sudani hariya hirya Sudani y'Epfo, murebe iziri muri Sudani ya ruguru. Intambara ku isi izo nizo mvuze nkeya. Amaraso ameneka ibihumbi n'ibihumbi, uduhumbi n'uduhumbagizo. Iyi ni ugukora kwa antikristo. Yatangiye gukora no kumena amaraso no gukura amahoro ku isi. Iki kimenyetso cya kabiri n'igifungurwa nta kizabuza urupfu kugera ku muntu ku giti cye no muri rusange. Kuko imiterere y'abantu bashoza intambara izaje hanze babikore ntacyo batinya. N'ibitego Pawulo yavuze ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya. Ubu nyine gushoza intambara ufatwa nk'indwara. Gushoza intambara ku isi bamufata nka hero, bamufata nk'icyamamare, akavugwa agakomerwa amashyi. Urumva ni imikorere ya antikristo, n'imikorere y'umubi. Ibyo mujye mubimenya, mumenye yuko iminsi y'imperuka irusha cyane, kandi inzira y'amahoro ntibarakayimenya. Nicyo Dawudi yavuze ngo njyewe nshaka amahoro, ariko iyo mvuze ibo bishakira intambara. Zaburi 120 uriya murongo wa 7. Imana izemera ko habaho intambara ndetse n'intwaro za kirimburi zikoreshwa. Tekereze namwe ibintu mutarumva bitarabaho. Twajyaga tubyumva kera ukavuga ngo barabesha. Ese intwaro yaje ntihiga umuntu? Isasu rizaza rigenda ibirometero 2,000. Nta muntu urishoreye, nta ndege urifite, nta musirikare urifite, rigende rihiga umuntu. Iki kintu mujye mugitekereza kandi mumenye ko imperuka twayigeze. Aho wumva ngo drone, aho wumva ngo igisiga, aho wumva ngo inyoni yatwaye isasu, ibyo ngibyo wari ubizi. Iyo niyo mikorere. Ubwo nibwo buyobe, ubwo nibwo bugome bwa antikristo. Azigisha abantu ubuyobe, abakoresha ibintu bikomeye cyane. Intambara zibiri zabaye ku isi zababaye isi cyane kandi zitwara abantu benshi, ariko hari aho zitageze. Nubwo ingaruka zageze ku isi yose, ariko iyi ntambara turi ko tuvuga y'iki gice hano y'ikimenyetso cya kabiri izagera ku isi yose. Niba wari uzi ko indwara twavuga nka za drone ngo zagera i Murenge? Ninde wari uzi ko drone yagera mu Mirenge? Ninde wari uzi ko intwaro idafite uyitwara umuti ahantu hatari ikibuga, ahantu hatari kaburimbo, ariko iyo ndwara y'ikahagera? N'ubugome burajyanwa n'umwuka mubi wa antikristo. Intambara ya mbere ku isi n'intambara ya kabiri tuza dusoma mu mateka ko yagarukiye ku Gataka. Abantu b'i Murenge ubyumva intambara zimwe zageze hariya za Gataka, aho bavuga ngo kuba bateretere n'ahandi, ariko ntayageze i Murenge. Ntabwo twumvise gusa amakuru, abari bariho barabyumvise, abandi barabisoma, ingaruka zo zarahageze, ariko ntabayibonye. Ariko ubu ni intambara ziri ku isi zizagera mu makaritsiye n'imidugudu n'imirenge yose. Nicyo gituma biteye ubwoba abantu bagomba gushaka Imana bagahunga. Intambara zizaba ku isi. Si ibyo gusa, izo ntambara zizakurikirwa n'ibintu bikomeye, zikurikirwe n'ibihuha by'ubwoba, haza intambara z'ubwicanyi, hakurikireho icya gatatu n'inzara. Ikimenyetso cya gatatu, umwana w'umuntu amenya ikimenyetso cya gatatu, ngo numve kizima kivuga ngo ngwino. Tugiye kubona ngo mbere ifarasi y'umukara kandi yicayeho, yari ifite urugero rw'indatira,
ni igipimo agenda apima inzara inzara yica abantu ubu ibihugu byose duhaye tuvuga mujye gukurikira amakuru murebe televiziyo murebe abantu muri Gaza ukuntu ibihumbi n'ibihumbi bijya gusaba ibiryo murebe muri Sudani ukuntu abantu abana amagufwa abana bahemburwa bacikana kubera inzara ku isi iraguza ubuhuha ahangaha azafungura yicishe abantu inzara ikimenyetso cya gatatu kizaba giteye ubwoba kizaba gifite inzara hari imbaraga zishora nyinshi cyane mu kongera ubushomeri noneho bitume ubushomeri uko bugwira urubyiruko rwiyoherohere mu ntambara ubu nyine akazi kagezweho ni aka gisirikare mu isi yose nageze no muri Canada nabonye abasore beza baryoshye n'abasirikare nugera muri Israel umwana wese uryoshye uhembwa amafaranga menshi reka nibwire ibihugu by'Iburayi ni umusirikare ni ukubera iki intambara satani wari korategura twe tukareba tukavuga ngo ibi ni ukubera iki no ni imikorere ya antikristo itorero ryari rigomba kuba rireba ryari rigomba kuba maso igategereza kuza ku mwami Yesu araje mwami Yesu aratwereka ibimenyetso nta handi uzabisanga ikimenyetso cya kane nagifungura hariya rupfu na kuzimu hariya ngo yabonye kuko ngo mbona ifarasi y'igitare gaju rupfu na kuzimu birasama nabyo biramira hariya biragira gute birazana indwara bizana ibyorezo abishwe n'inzara abishwe n'intambara abishwe n'inkota abishwe n'ibyorezo rupfu yasama rero yaravuze ngo isi ngo yasamye nk'ikirura urupfu rwarasamye uriko ruramira mu nguri ibi ni ibintu bizaba itorero ry'Imana rimaze kuzamuka hariya iyi farasi igajutse yanteye ubwoba rupfu na kuzimu byarakurikiye amateka avuga ko mu kinyejana cya 14 habaye icyorezo kirimbura gikwizwa n'imbeba mu Burayi cyica 1/3 cy'abanyaburayi mu ntambara ya 14 18 baza bavuga ngo yishe miliyoni 200 ukongeraho miliyoni 6 zishwe n'ibicurane mu 1918 mu Budage muze musoma amateka ariko urupfu ruvugwa hano rugajutse kirusanzwe 1/4 cy'abatuye isi kizapfa 1/4 isi nimba none ifite miliyari 8 nukuvuga ngo miliyari 2 zizapfa miliyari 2 z'abantu zipfe nta guhabwa nta gushingura nta kurira rupfu azaba yasamye afite umujinya kandi arwanya kugira ngo abantu bareke kwinjira mu bwami bw'Imana ubwajutse ntirusanzwe inyamaswa z'inkazi zizava mu mashyamba zirimbura abantu kuko byari bimeze mu isezerano rya kera inyamaswa zaryaga abantu umwana w'umuntu afite gukora intwaro za kirimbuzi mu buryo wenyine azirimbuza mu buryo wenyine azakora intwaro akaba ariyo inamurimbura Zaburi ya 91 umurongo wa 10 uravuga ngo nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizagera ku ihema ryawe wewe usenga wewe ugakiranukira Imana reka mubwire muvandimwe humura nta cyago kizakugeraho nituma iyi miburo ugomba kuyimenya ukitegura ukitunganya ukiyeza tumenye ikimenyetso cya 5 igice cya 6 umurongo wa 9 haravuga ngo umwana w'intama amenye ikimenyetso mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga ngo batakanijwe rirenga baravuga ngo ayi mwami wera ukuri we uzageza ryari kudaca amateka no kudahora abari mu isi uhorera amaraso yacu ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe ndetse bazabica muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye ndashaka ko iki kimenyetso cya 5 tugitindaho cyane tukiganireho
ikimenyetso cyerekana ba maritire, cyerekana akarengane. Igihe cy'aba maritire kizaba kigarutse, kandi kuko amateka atwereka ko intwari nyinshi zishwe n'inyamaswa. Umuyobozi yari ahari atahe, baramubwira ngo twebwe Imana yatwemereye gutaha. Arababara ngo ararira, ijwi riravuga ngo nawe ndakwemereye. Umunsi abandi bapfa ntiyari ahari, umunsi abandi bashira iwe ntiyahaba, kandi ngo atahe asanga babo bashize, ngo amaze arababara ararira. Abandi bati duhunge tugende, barambuka baragenda ngo bagere mu bijaba aho yaryamye yabyutse basanga yagiye. Ni ukwicwa n'umukudu n'umubabaro n'agahinda bizaba biko byica abantu. Icyo cyatumye bavuga ngo uzageza ryari guhorera amaraso yacu, umubisha azageza he kudutuka, umwanzi azatuka izina ryawe iteka. Zaburi ya 74 umurongo wa 10. Uwiteka uzageza he kurakara iteka ryose, Uwiteka uzageza he kwihisha iteka, umujinya wawe uzageza he kwaka umuriro. 79 ya Zaburi umurongo wa 5. Iki gicaniro kivugwa aha nawe imitima y'abahowe ijambo ry'Imana bifitanye isano n'igicaniro cy'umwana w'intama watambwe amena amaraso ye. Aha rero niho Imana ihurira n'umunyabyaha, kuko niho banesheje umwanzi, bamunesheje amaraso y'umwana w'intama. Ijambo ryo guhamya kwabo ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. 12 umurongo wa 11 mu Byahishura. Dore isengesho ryabo ntibavuga ngo mwami Kiriyo, ntibavuga ngo mwami Senyeri, oya, cyangwa ngo bavuge ngo mwarimu, mwigisha, Rabuni mu Giheburayo, ariko ngo bariko bataka bavuga ngo uwera, mwami wera. Amen. Baravuga ngo ni despotes, bivuga ngo bariko barahamagara gukiranuka n'ubutabera. Wino Mana, wino wera ukuri, ubutabera, ukimanza z'ukuri. Barasaba ubutabera bw'Imana. Amaraso yamenetse ku misozi yishwe n'abantu batemera Imana. Haleluya. Itorero ryabaho kuva ubukristo bwatangiye bwagiye buhura n'ingorane nyinshi cyane. Aba baciwe ibihanga bamuha ubuzima barengana bapfuye babizi neza ko umwami wabo azagira ububasha ku mahanga yose. Bakaba rero bagenda bavuga ngo ufite ububasha bwo guhora no guhorera amaraso yacu uze ubikore. Nicyo gituma abera b'Imana tudakwiriye guhora, tukajye twihorera. Oya, muze mureka guhora, arahari uzaduhorera. Ngahahani Yesu yigishije abigishwa be ngo mujye murebera kuri wa mupfakazi waza kuja gutitiri, asaba umucamanza kumucira urubanza. Aha niko amaraso y'abera, niko amaraso y'abamaritiri azazinduka imbere y'Imana ngo wandenge, wandikire urubanza, wasobanuriza amaraso yacu. Ndagira ngo bakozi b'Imana, ahangaha ndashaka kubabwira ikintu kimwe kiremereye cyane, kandi abantu b'iwacu mucumve rwose. Muri bo twavuga abantu b'Imana bagiye bacibwa ibihanga, bagiye bicwa, bakemera bagatega amajosi, cyane cyane intambara zagiye zibera muri Kongo vuba kuva muri 1996. Rero ngaho navuze 1996 kuri Kirumba, murabizi ko babasanze mu rusengero, babatemaguriye mu rusengero, bareba ntacyo bakoze, nta cyaha bafite, barasa mu mwuka. Abari bahari baracyariho, baza bakubwira ngo batemye igihanga cya Nyabuhuga pasiteri, utwumanuka ugenda uvuga mu ndimi, baragenda barasinzira bose. Amen. Biratwereka hariya ko abanyakabera benshi n'abibogobogo, murabizi ukuntu baguye benshi hariya muri Tanganyika, abandi imbaraga. Ariko 26 z'ukwa 9 abaciwe ibihanga hariya mu Kamanyura, bariko babantu muza mwumva babana baza bari, abari bari kumwe nabo baracyariho, abumvise indirimbo zabo baracyariho.
bavuga yuko indirimbo zamaze icumweru, indirimbo ya nyuma baririmba yamaze icumweru irayiririmbwa mu kirere. Abasirikare barahunga, ababishe bagira ubwoba, bamwe batangira kwiyica no kwiyahura, basigiza inzirakarengane. Twazizijije iki? Aba bantu amaraso yabo arataka, araboroga, ararira ku gicaniro. Reka mvuze abantu bagiye bicwa bazira akarengane. Sinakwibagirwa Revera Bugunzu Eliya, Semutobo, Pasiteri Muzi, baciwe ihanga hariya mu Rubirizi, barangije kurokora. Umwe mu bantu binyuze mu Bugunzu yari mwene wacu, ngo aze kudufasha umurimo hano mu Rwanda. Aradusubiza ngo vrema tukandika inzandiko, tukamuhamagara ku maradiyo. Bugunzu akadusubiza ngo vrema hakiri umukristo umwe ku Kimanga sinzamusiga kugeza aho bamuciye igihanga. Reka mbabwire bene data, hariho amaraso ataka. Ubwo mvuze aba bagabo nimwihangane mbabwirire ijambo Yohana uko yaribonye. Yabonye abo bapfuye bose bakizeye n'amaraso yabo ataka asaba ubutabera, ariko ngo bagahabwa ibibabuza, bagahabwa ibibahuza, bahabwa ibishura byera, ngo bategereze umubare w'abagenzi babo. Hariho abandi benshi bagipfa, hariho abandi benshi biteguye, hariho abandi benshi bataryama. Ndabizi kuko benshi bagicibwa ibihanga. Abaheburayo 11:39 haravuga ngo abo bose bapfuye bakizeye batarahabwa izasezeraniro. Imana hari icyo yagambiriye kurushaho kuba cyiza, ngo abo badahabwa ingororano tutarahagera. Hari abandi, hari umubare mwinshi. Oh, haleluya. Reka mbabwire izi nzozi. Ubwo navuze aba bagabo, Imana yifashe mwumve izi nzozi cyane. Ngiye kubabwira umuntu w'Imana yeretswe. Iyi minsi twarabiganiriye nawe cyane, nongera kubimubaza aracyariho. Ngo yabonye azamuka aje gusenga, ni umupasiteri. Ahura n'abantu benshi bagenda baririmba, bariko baririmba ya ndirimbo ivuga ngo hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Bakaririmba n'ijwi rirenga. Ngo noneho ababonye yumvise uko baririmba ariko ajya gusenga, baravuga ati ese aba ni ba Kadezi baje kuririmbira ku muhanda, aba ni ba bayobe ba Kadezi baje kuririmbira hano. Noneho wagitekereza gutyo mu mutima wiwe, ngo yandirimbira azamuka igera mu ijuru, ngo asubire kunama ngo abone igeze ikuzimu, ngo asubire kuyireba ngo iramwinjira mu mutima ikazijya kumumena umutima kuko ikoti isogota. Ubwoba ngo abona yuko ngo bakingura rido, hasohokamo wa mupasiteri navuze Muzuzi Zabuloni, wa wundi wari umukadezi. Uwo nawe yari umupasiteri wa Sepeza. Arabubona ngo Muzuzi ahita amubwira ngo yo pasiteri we uracyaba muri bya bindi by'amadini, uracyaba muri Kadezi na Sepeza. Aramubwira ngo hano kandi warebe, ngo aramubwira ngo hano ngo aba bantu bose ubona baririmba, nta Kadezi nta Sepeza wahageze, ngo hageze gusa bakiranutse. Amen. Arikanga ati ngo akingure rido gutya, ngo abona ngo ba Bugunzu nyine, abona Semutobo, abona ba Banyakabera. N'ejo twaravuganye kuko yumvise aya magambo, n'ejo twaravuganye ati narababonye nkabona amashusho nka filime batambuka bariko baririmba ngo hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Hallelujah. Wabona yuko ngo batambuka bahaye baririmba, ngo yumva kuko ngo Muzuzi amubwira ngo ugende uzababarire, ntukazuja muri ibyo, uzababarire. Ngo mu mutima wiwe aravuga ngo ese ndemera kubabarira n'abanaka bazanyemerera? Ngo aramubwira ngo nutemera kubabarira uzabona ubwami bw'Imana, uzabona ubugingo, ntuzajya mu ijuru.
araboroga ngo avuze induru aramiza arataka undi wari mu kindi cyumba araza aramugonga atese wabaye ni cyabaye undi ati abura uko amusubiza ariko yarambwiye ngo yababajwe nuko yamubwiye ngo natababarira ngo ntazabona ubugingo natababarira bavandimwe inshuti zanjye ibi bivugiye iki ngize ngo abera b'Imana turi kuri uru rubuga tubabarira mubabarira bicanyi mubabarira abagome mubabarira abagizi ba nabi turabizi abapfuye baciwe ibihanga abazize gukiranuka kwabo nibwo uwo munsi ngo yumvise kuko umuntu amubwira ngo bariyubona benshi ngo bazize itsembatsemba ariko ngo barinjiye mu bwami bw'Imana aracyariho uzashaka azampamagare nzamubaze muhuze n'uwo nguwo wabwiwe ibyo ngibyo kuko Kongo yahuye n'itsembatsemba abantu bazira uko baremwe yarababonye uwo mugabo ngo bazamutse bari hejuru bariko baririmba bataka bavuga ngo ni wowe ukwiriye nta wundi ukwiriye reka tumere ikimenyetso cya gatandatu aricyo dusorezaho iki kimenyetso cya gatandatu haraba igishitsi gikomeye ku isi izuba ryijime ukwezi guse n'amaraso inyenyeri zose zigwe hasi ijuru n'isi bikurweho abami bakomeye abatuzi imbata abakomeye abantu baburaho bihusha bitare ngo nibize bibaryamyeho isi guhinda umushitsi ni uguhinduka k'ubuzima bw'imitegekere yo ku ngoma y'isi ibintu bizahinduka nubwo ubona bikomeye cyane ariko bizahinduka ubu buyobozi buri ku isi mubona bwigize gihangaza bazamena ikimenyetso cya gatandatu uzahindagurika kandi Kristo azaba yatangiye gukora icya kabiri ni ukwijima kw'izuba ni ugukuraho gukiranuka nta butabera kandi Kristo azashinga idini rye ku mugaragaro icya gatatu ukwezi ngo gusa n'amaraso igihe kandi inzirakarengane zizakomeza kwicwa icya kane ni ukugwa kw'inyenyeri zose ngo hazabaho ubuyobozi bwose buveho kugeza kuri nyumba kumi kugeza ku nsibo kugeza kuri aveni nta muntu ntawe uzayobora undi abantu bazaba ibyigenge nicyo gituma ubwicanyi buzarenga akamere icya gatanu ngo abona ko ijuru rizingwa nk'igitabo n'umuvumo w'Imana uzaba usutswe ku isi icya gatandatu imisozi icishwa bugufi gushira kw'imbaraga z'abakomeye za drone imbaraga zabo zizashira ibifaru bikomeye mubona ku isi ikizongera kurasa ibikomeye by'intambara bizaceceka bizaba kare bizatuza bizaba byacishijwe bugufi icya karindwi n'ubwoba bukomeye cyane Yesu aravuga ngo kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri kandi no hasi amahanga azababara bumvise inyanja n'umuraba bihorera abantu bazagwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyababayeho kuko imbaraga zo mu ijuru zizaba zanyeganyeza igice cya gatandatu kirasoza kizana ikibazo kiravuga ngo ko umunsi ukomeye w'umujinya w'Imana ugeze ninde uzarokoka gatandatu cumi na karindwi ninde uzarokoka uyu mwijima bavandimwe ibindi bitandatu tuvuze hariya inyuma tuzavuga ibindi birindwi impanda zirindwi tuvuge n'inzanga zirindwi niba uzakika ku icumu uranga gusenga uranga gukizwa uranga kwihana uranga kubabarira ngo uzagende mu itorero nirizamuka uzasigara uhure n'ibi byago byose ibi byago uzabirokoka uzarokoka ingota uzarokoka inyamaswa uzarokoka Kristo uzarokoka indwara z'ibyorezo ibi bintu byose uzarokoka inzara uzarokoka urupfu ibi bintu nibwo uzarokoka nimba igice cya 8 n'icya 9 kizivuga ku bizaba kuri uwo munsi ukomeye igice cya 7 kizatubwira abazarokoka kuri wa munsi Imana ibafashe Imana ibagirire neza ejo tuzavuga iki gice cya 7 tureba bazarokoka ni bande bazarokoka uyu mushinya uzatera
ni bande bazatabarwa aha hantu. Reka dusenge Imana. Reka soze mbabwira gutya, nimwumve imiburo y'ijambo ry'Imana. Nimwumve imiburo. Abantu bangurikiye, abazangurikira, nimuhunge umujinya uzatera. Nubwo none abantu bakwishima, ariko ejo hazaba amarira. Muririmbyi wo mu Giswahili yaravuze ngo Bwana Yesu atakuja, Bwana Yesu atashuka mbingu na sauti ya wa malaika, lakini yule mwovu, bali waovu bazakorwa n'isoni. Nubwo amarira none y'abakiranutsi yaba menshi, ariko azahinduka ibyishimo. Ariko ibyishimo by'abanyabyaha bizahinduka amarira. Uhindurwe n'imiburo y'ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Data, ndagushimiye kuganiriza ubugingo bw'abera muri iki gitondo, abandi ni nimugoroba. Turiko turavuga imiburo y'ijambo ryawe. Umburira bose abantu bitegure kuza kwawe Yesu. Bahunge bizatera, bahunge ibizago, bahunge gukora ku mubi, bahungire kuri wewe, bihane, bakizwe, bababarire kugira ngo bazabone. Ndagushimiye kugira neza kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Turagushima Data wera uri mu ijuru.